Mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga riva kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, iba Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe abe umwana wanjye. Ariko abanyabyaha n'abatizera, n'abakora ibizira, n'abicanyi, n'abasambanyi, n'abarozi, n'abasenga ibishushanyo, n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuka y'urupfu rwa kabiri. Kandi arambwira ati, amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo yagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi. Ukiranirwa agumye akiranurwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yere. Dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi, n'abasambanyi, n'abicanyi, n'abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzatura izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Wowe ubonye ubu butumwa ubusangize bene Data bose. Uraba ukoze umurimo ukomeye cyane w'Imana. Urakoze cyane.